Mu makuru yacu turi buze guhera kuri iyi nkuru navuga ko ari inkuru y'akababaro iri kumvikana muri Karongi aho inkuba yaje kuba itwara ubuzima abagera kuri bane abandi bakaza gukomereka. Ibyo byose turi buze kubigarukaho, ariko nanone turaza kukubwira kuri iyi nkuru bamwe bari kuvuga ko ari amahano, abandi bakavuga ko ari amayobera. Ni inkuru y'umupasiteri ukurikiranweho kuri ubu ngubu akaba yamaze gutabwa muri yombi, arakekwaho cyangwa se ari gukurikiranwaho gufata amashusho abagore by'umwihariko bo mu itorero ayobora. Uyu nguyu yabigenje ate? Yafashe kamera ayishyira mu bwiherero, ariko cyane cyane mu bwiherero bukoreshwa n'ab'igitsina gore. Ibyo byose turi buze kubigarukaho, niyo makuru tugiye kurebera hamwe. Ariko mbere y'uko tuza kwinjira, reka nkubwire ngo reka tugushimire by'umwihariko wamaze gukanda subscribe ukaba waratweretse ko ubana natwe umunsi ku wundi. Ni iby'agaciro cyane, ariko nawe utarabikora reka nkubwire ngo iki nicyo gihe wakanda aho ngaho handitse subscribe kugira ngo turusheho kubana umunsi ku wundi. Ariko by'umwihariko wakora like, wakora share, ibiganiro byacu bikabasha kugera kure hashoboka. Twinjira reka nongere nkwibutse ko nge tubana umunsi ku wundi. Nitwa Umuyange Jean Baptiste, turabana hano mu nkuru, mu biganiro bitandukanye ndetse n'ahandi hatandukanye tugenda tubana umunsi ku wundi. Twinjira muri izi nkuru tugiye kurebera hamwe, wenda mbere na mbere reka tubanze tukubwire ko kuri ubu ngubu dufite abafatanyabikorwa batandukanye turi kugendana mu biganiro byacu, mu nkuru zacu. Reka mbanze nkubwire ngo wowe, yaba wowe udukurikiye cyangwa se ukaba uzi umuntu wifuza kwiga umwuga uwo ari wo wose, umwuga uwo ari wo wose, n'imvuga uwo ari wo wose, wumve ngo imyuga yose barayigisha. Ntahandi nakurangira rero, ndakurangira mu kigo Umuhuza Business and Training Center. Ni ikigo kimaze kuba ubukombe, ni ikigo kikwigisha, ariko noneho uretse kukwigisha kikagufasha no kuba wabona akazi, kikaguhuza n'abatanga akazi. Ariko ikirenze bo barakwigisha bakanakwereka uko wakora umurimo, uko watangiza akazi kawe. Uretse gutega amaboko ushaka akazi, abo barakwigisha bakanakwigisha uko ushobora gutangira kwihangira imirimo. Aba bakwigisha gukora amandazi, imigati, ubwo ngubwo tuvuze ibigendanye n'ifarini byose baragufasha kubyiga. Baragufasha kwiga ibigendanye no gufata amashusho ndetse no kuyatunganya. Barakwigisha gukora amasabune, barakwigisha gukora ikawa cyangwa se ibyo bita barista, barakwigisha ububarista ube inzobere. Ndetse by'umwihariko barakwigisha ibintu byose uzi ko bifitanye isano n'umwuga. Baragufasha kubona perime, baragufasha kubona provisoire ndetse mu gihe gito. Ikigo Umuhuza Business and Training Center baherereye i Nyamirambo. Ushobora kubavugisha kuri nimero iri kuri screen yawe, ubundi bakagufasha nawe ukikura mu bwigunge. Icyo nakubwira, nta muntu wize umwuga ngo umupfubane, cyangwa se nta muntu wize umwuga ngo birangirire aho ngaho. Ikindi nakwibutsa nuko abo baragufasha ku bantu bifuza gukorera kuri YouTube channel, baragufasha gufungura YouTube channel, baragufasha uko wakora ukabasha kubyaza umusaruro internet. Ibi byose barabigufasha. Mbone no gusuhuza umuyobozi mukuru w'iki kigo Bwana Biseruka Abdul Karim, aba hari neza cyane. Ukihagera arakwakirana na yombi, ndetse by'umwihariko agufashe mu mwuga wifuza kwiga, ubundi ibintu bigende neza cyane. Nakubwira ngo bavugishe kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe, ubundi nawe ucukubiri n'ubukene. Ushobora kubuza umwana wawe urangije amashuri, ushobora kuba uzi uwawe wicaye, wamuzana hano muri iki kigo Umuhuza Business Training Center bakamufasha. Reka twinjire muri izi nkuru zacu tugiye kuba turebera hamwe, ariko by'umwihariko reka duhere kuri iyi nkuru navuga ko iri kumvikana muri Karongi. Ni inkuru navuga ko ibabaje, yamenyekanye cyane cyane, yatangiye kumvikana kuri uyu wa gatatu w'uyu munsi turiho. Ariko ni inkuru navuga ko yabaye muri aka karere ku munsi wo ku cyumweru, ni tariki 5 n'ubundi ni mu kwa mbere 2025. Ni inkuru ibabaje yumvikanye muri Karongi, aho bagushije imvura nyinshi yiganjemo umuyaga, imvura nyinshi yiganjemo inkuba, imvura nyinshi yiganjemo imirabyo. Ariko iyi mvura nanone ikaza gusiga itwaye ubuzima bw'abagera kuri 4, abandi 8 bagakomereka. Ngira ngo ubwo niba twumva neza, abagera kuri 12 nibo bagize ingaruka kuri iyi mvura. 8 mu bakomeretse kuri ubu ngubu bari kwitabwaho, baherereye ku bitaro. Reka ndebe ibitaro baherereyeho, ni ibitaro bya Kirinda, niho bari kwitabwaho aba 8. Ariko abandi 4 bitabye Imana bo bahise bashyingurwa ku munsi w'ejo hashize, ni kuwa kabiri w'ejo hashize barashyinguwe. Nta kindi twavuga kuri iyi nkuru uretse kuvuga ngo
ababuze ababo bihangane, ariko nanone abakomeretse twavugaga Imana iborohereze baze gukira. Ikindi wamenya nuko mu kubashyingura ndetse no kwita kuri aba ngaba bagize ubukomere cyangwa se bakomerekeye muri iyi mpanuka y'iyi nkuba, inzego zitandukanye z'ubuyobozi ziri kubitaho, guhera ku buyobozi bw'akarere, ubuyobozi butandukanye, yaba bakomeretse bari mu bitaro barasuwe, ndetse by'umwihariko n'aba ngaba bitabye Imana uko ari 4 barashyinguwe mu cyubahiro ndetse bashyingurwa n'ababo. Ariko nanone inzego zitandukanye z'ubuyobozi, ubuyobozi bw'umutekano, inzego z'ubuyobozi bw'akarere ndetse n'izindi nzego muri rusange bari baje kwifatanya n'ababuze ababo mu kubashyingura, mu kubaherekeza. Rero mu butumwa ubuyobozi bwatangaje by'umwihariko muri uyu murenge, ngira ngo wenda ikindi wabanza kumenya nuko ibi byabereye mu murenge wa Murambi, abantu barawuzo muri Karongi niho byabereye. Inzego z'ubuyobozi rero zihanganishije abagize ibyago kubura abantu 4 mu murenge, urumva ni ikintu gikomeye ndetse kinababaje, abandi 8 bagakomereka. Barabihanganishije ariko babonera no kubibutsa ko bagomba kwitwararika cyane cyane muri ibi bihe twavuga ko imvura iba ari nyinshi, inkuba ziba zirimo. Kwitwararika ni ukuvuga kwirinda gukoresha ibikoresho bitandukanye bifitanye isano n'umuriro, kwirinda kugama munsi y'ibiti ndetse n'ibindi bitandukanye bishobora gukurura inkuba. Ni ibyo ngibyo wamenya muri Karongi. Navuga ngo ni inkuru ibabaje, ariko nanone nta kundi, reka twihanganishe ababuze ababo, kandi by'umwihariko abameze nabi cyangwa se abari kwitabwaho muri ibi bitaro bya Kirinda, nabo tubabwire ngo Imana iborohereze kandi twizere ko bari buze kumera neza bagasubira mu ngo. Ese wowe uturiye aho muri Karongi by'umwihariko, iyi mvura koko yari mbi, yari iteye ite? Ushobora kutwandikira muri komenti ukatubwira imvura mwagushije uko yari imeze. Icyo wamenya, aya makuru yaje kumenyekana ari uko atangajwe n'ubuyobozi bwa Karongi babinyujije kuri X y'akarere, nibo baje kuba batangaza ko abagera kuri 8 bari kwitabwaho kandi bari kugenda bamera neza, naho 4 bo bakaba barashyinguwe ku munsi w'ejo hashize nk'uko twari tubigarutseho. Reka tuvuge ngo by'umwihariko muri Karongi bihangana, ariko n'igihugu muri rusange, iyo abantu 4 bitabye Imana bagendeye rimwe bazize impanuka, navuga ngo ni ikintu kiba kibabaje. Nk'uko nari nabikubwiye mu ncamake ko turi buze kurebera hamwe inkuru yakomeje guca ururondogoro, cyangwa se inkuru abantu bakomeje kwibazaho byinshi bitandukanye, inkuru abantu batari kuvugaho rumwe. Ni inkuru y'umupasiteri wagize acya afata kamera azishyira mu bwiherero, ariko noneho azishyira mu bwiherero bwiganjemo ubukoreshwa n'abakobwa cyangwa se n'igitsina gore, ariko ntibyaje kumuhira, dore ko kuri ubu yamaze gutabwa muri yombi, ndetse inzego za polisi zanamusaka bakaza gusanga kuri CD cyangwa se kuri memory card cyangwa se kuri flash yakoreshaga muri iyo kamera, bakaza gusangaho amashusho y'abagera kuri 4 b'igitsina gore n'ubundi yafashe amashusho batabishaka ndetse batabimuhereye uburenganzira. Iki ngiki akaba ari icyaha agomba gukurikiranwaho. Uyu mupasiteri rero uri mu bakomeye n'ubundi wayoboraga itorero riherereye muri leta ya Arizona, ni muri Amerika, ni leta ya Arizona iherereye muri Amerika, abantu barayizi. Uyu mupasiteri bivugwa ko yari umwe mu bakomeye cyangwa se mu bavuga rikijyana, yaje gutamaza abo yarayoboye cyangwa se abamukurikiraga cyangwa se abari abayoboke be. Kuri ubu ngubu bari mu rujijo, ariko n'isi yose muri rusange iri kwibaza ukuntu umupasiteri, umuntu wari intangarugero, ashobora gufata umwanzuro wo kuba yafata kamera akayishyira mu bwiherero kugira ngo afate amashusho y'ababukoresha. Ngira ngo uretse kuba ari n'icyaha muri rusange, ariko si ibintu byagakwiye kuba bikorwa n'umupasiteri. Wakwibaza uti aya makuru yaje kumenyekana ate kugira ngo bimenyekane ndetse bize no kuba polisi yaza gusaka irebe uko byagenze? Umugore umwe ubwo yari ari muri ubu bwiherero agiye gufasha umwana we kumutunganya, umudamu umwe yaje kuba yabona kamera ihanutse. Kamera yahanutse kuri kino cyuma cyumutse intoki, ngira ngo murakizi, kiba kiri mu bwiherero cyangwa se ahantu bogera bakarabira. Iyi kamera rero igihanuka, uyu mudamu yarikanze yibaza ukuntu kamera yageze mu bwiherero, ndetse ikaba ihanutse hafi yaho n'ubundi igaragaza ko
yari yiteguye gukamera abantu bakoresha buno bwiherero. Uyu mudamu rero akibibona ubwo yari ari gutunganya umwana we yese yihutira gutabaza inzego zitandukanye z'ubuyobozi, aratabaza inzego ziraza ziza kureba ibyabaye. Mu kuhagera rero polisi yakoze iperereza ndetse n'izindi nzego zitandukanye muri Amerika, nibwo baje gusanga uyu mupasiteri koko iki cyaha ashobora kuba yaragikoraga, cyane ko hari n'andi mashusho bamusanganye, ndetse amakuru akanavuga ko uyu mupasiteri atari ubwa mbere yari yumvikanyeho ibyaha nk'ibi ngibi byo kuba yafata amashusho ab'igitsina gore ariko batabimuhereye uburenganzira. Kuri ubu yese atabwa muri yombi ndetse ari gukurikiranwaho ibyaha bitandukanye nk'uko polisi yo muri iyi leta yaje kuba ibitangaza. Ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru inyarwanda.com, ariko nabo bagaragaza ko bayikesha ikinyamakuru Independent n'ubundi gikorera muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ucyumviye inkuru nawe hari icyo wakumva, wagakwiye kuba uteraho comment, watwandikira muri comment ukatubwira ese umupasiteri ko muzi ko ari umuntu abakristo baba bakurikira, baba bumva icyo avuze, baba bakurikira icyo ababwiye, kumva ko umupasiteri yagaragara mu kibazo nk'iki, kumva ko umupasiteri yagaragara mu bintu nk'ibi, abakristo babifata gute? Ese birakwiye? Ibi ni iki? Ese uretse aha byumvikanye ntiwasanga hari n'ahandi wenda biba bikaba biba mu ibanga, kuko twagiye twumva amakese nk'aya agiye atandukanye. Ni inkuru navuga ngo abantu bose bari kuyumva bari kumva ko baguye mu kantu, bari kumva ko atari ibintu byagakwiye kuba bishoboka kubaho. Nawe ucyumviye inkuru hari ukuyumvisa, ariko nakubwira ngo utwandikire muri comment udusangize igitekerezo cyawe. Se iyi nkuru wowe uyumvise ute? Iyi nkuru iteye ite? Urumva ko ni inkuru buri wese afite ukuntu ari kuyakira. Ngayi uko rero nkuko mumaze kumenyera tubagezaho inkuru ziri gucicikana mu bice bitandukanye, ndetse by'umwihariko tugerageza no kugera aho byabereye iyo bibaye ngombwa. Ariko icy'ingenzi wamenya kuri ubu ni izi nkuru twagiraga ngo tuze kukugezaho, tuganireho. Iyo tukuzaniye inkuru nk'iyi tuba tugira ngo nawe tuyiganireho. Utwandikire muri comment ese wowe ibi bintu birakwiye, ubibona ute? Ubundi turushaho kubana umunsi kundi. By'umwihariko abantu bari muri Amerika, muri ino leta mukunda kudukurikira, turabibona. Muze kutwandikira abakristo bari kuvuga iki, igikuba se cyacitse, abakristo babyakiriye gute? Mutwandikire muri comment by'umwihariko abantu muri iyo leta. Ariko nanone abantu muri Karongi nanone mutwandikire mutubwire ibyabaye kuri ubu ngubu, umwuka uhari nuwuhe. Reka nsoreza aha, ariko nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza, by'umwihariko nkwifurize gukomeza kugira intangiriro nziza z'umwaka mushya wa 2025, umwaka ugomba gutangirana imbaraga, courage nyinshi kugira ngo uzabashe kugera ku byo wiyemeje kuzageraho. Ariko nanone nkwibutse ngo kuri ubu ngubu muri mwaka wa 2025 twatangiye kwakira abantu bifuza kuba abafatanyabikorwa bacu, abantu bifuza kuduherekeza mu nkuru zacu, mu biganiro byacu bitambuka hano ku Muyange TV show. Twifuje ko abantu bifuza imikoranire natwe, kuba bagendana natwe, ubu ni karibu. Ushobora kutwandikira kuri nimero yacu tuba twayishyizeho, ni 0788343158. iyo duhamagaye turakwitaba, ndetse tukarushaho kubana. Yaba bifuza ko tubwira abantu ibyo bakora, yaba hano kuri YouTube channel yacu, ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, TikTok, Instagram ndetse n'izindi. Biroroshye cyane kuri ubu. Twatangiye umwaka twifuza gukorana n'abantu batandukanye. Ku ikubitiro nk'uko mwari mubizi, twabanaga n'ikigo Umuhuza Business and Training Center giherereye Nyamirambo, ariko kuri ubu nawe waza tukarushaho kubana umunsi ku wundi. Abantu bakeneye kumenya ibyo ukora kuko ni byiza, ubundi bakabiyoboka. Kankubwire ngo komeza ugire ibihe byiza.